abagenti bazana abagenti bazana igira imbere aba agenti ni bande budget mukuru murongo wayo mufande basipanye mu gisansi umwana mvuga ari uwo mupira w'umuhondo nawo mupira w'umuhondo nawo muza nawe kutu igira imbere nawe Mwiriwe neza nshimiye kuba mwitabiriye ubutumire bwacu ubutumire bugamije kugira ngo tubagezeho ubutumwa mushyira abaturage muri bwa bufatanye n'ubundi busanganywe mu rwego rwo gukumira ibyaha kubirwanya ndetse no muri rwa rwego rwo kugira ngo abaturage bacu tubarinde kuba babona umutego w'ibyaha runaka. Nk'uko mubibona hano twicaye turi inzego eshatu, urwego rwa RIB, urwego rwa polisi na RURA. Turi hano rero mu rwego rw'ubufatanye bwo kurwanya ibyaha bimaze iminsi mwumva bikorwa n'abantu n'agatsiko. Ibyaha bivuga ni ibyaha by'ubwambuzi bushukana. Ubwambuzi bushukana bukorwa n'abari abasore bamaze kubona, bamaze kugaragarizwa. Harimo mwabonye ko harimo abakuze, icyiciro cy'abantu bari hagati y'imyaka 20 na 35. Habonyemo abagore n'abagabo. Ku bufatanye rero bwa RIB na polisi hakozwe operation hafatwa agatsiko k'abajura cyangwa abakekwa nk'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'udakoresheje uburiganya. Agatsiko kagizwe n'abantu 45 biyise izina tudakunze no gukoresha cyane kuko na izina biyise abamenyi. Bibaga abantu bakoresheje amayeri atandukanye, bakabiba amafaranga bagize ibyo batereka, bakagira ibyo bakora kuri telefone, ugasanga bafite amafaranga yabo. Aka gatsiko rero kagizwe n'abasore n'inkumi ndetse n'abandi bafite caracteristique cyangwa se umwihariko wo kuba ari aba agent. Aba agent bakorana n'izi company z'itumanaho. Aba ngaba bo bakoraga umwuga w'ubu agent wo kugurisha amayinite no gufasha abantu muri ibikorwa bya za mobile money na Airtel money. Aba rero b'abagenti bafashaga bari abantu amafaranga yibwe nibo bayababikuzaga vuba vuba bagahita bayohereza aho bavuganye. Nk'uko nabivuze bari mu cyiciro cy'imyaka hagati ya 20 na 35. Bakaba bafungiye kuri sitasiyo za RIB zitandukanye. Ni itsinda rikora mu buryo
bumvikanyeho. Burya buri wese aba afite icyo akora muri iri tsinda, ariko buriya ntabwo bakora muri iriya tsinda ringana kuriya, ni itsinda rito rito, ariko muri operation bose bafashwe harabanje kugenzurwa, icyo bita kubagenzura, tumenya imikorere yabo, tumenya ibyo bakora, tumenya aho bari no kugira ngo tumenye abarimo. Hari habaye kubaho kubagenzura kugira ngo bazafatwe, bafatirwe rimwe, kuko buriya bo iyo uramutse ufashe umwe ahita abwira abandi bagahita biyegurira mu baturage ube wabasha kuba wabafata. Bakurikiranwa rero ibyaha bitanu. Icyaha cya mbere, gushyira mu mutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kwiyitirira umwirondoro w'undi, kudasobanura inkomoko y'umutungo, harimo n'icyaha cy'iyezandonke. Nko gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi wenda mu gusobanura gatoya, itegeko rivuga ko umuntu wese urema umutwe ugamije kugirira nabi abantu cyangwa kubatwara ibyaha, hatitawe ku mubare wabo cyangwa se uruzamo. Abasore rero ni agatsiko baba baragiye, buri umwe wese afite icyo akora muri bya bikorwa byabo by'ubujura. Nitugera ku cyiciro cyo kubereka amayeri bakoresha, turabereka uburyo bakora, mu buryo umwe akora ibi, undi agakora ibi, undi agakora ibindi. Abasore barabyukaga, mu bo twaganiriye barabyukaga bakagenda kwicara nko mu nzu imwe, cyangwa se bakajya mu gashyamba, cyangwa se ahantu hitaruye bari bukorere bya bikorwa. Bakavuga bati uyu munsi tugiye gukora ubujura dukoresheje aya mayeri. Ikindi cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, barabashuka bakababwira ibintu runaka, bakakubwira ko dukora kuri telefone yawe, ugakanda imibare, ushobora gukanda imibare ugasanga wohereje amafaranga, cyangwa se wakanze imibare runaka bakubwiye, cyangwa wahinduye pin code yawe ugasanga amafaranga akuvuyeho agiye ku muntu runaka. Udasobanura inkomoko y'umutungo y'amafaranga bagiye babona, bagiye bayakuramo ibitungo iwabo bakomoka, za Nyakarenzo na Mpungu cyane cyane nk'uko mwabibonye niho bakomoka. Biranatangaje kuri za operation usanga ababyeyi babo badakooperative, badashyiramo ubufatanye bwo kugira ngo abo bantu bafate, kuko harimo abavuga ikintu bumva ko abana babo ngo bari gukora. Ubu rero mu bafashwe muri operation yakozwe mu isuzuma ryakozwe kuva muri Mutarama uyu mwaka kugera muri Nyakanga uyu mwaka w'2024, bari bamaze kwiba amafaranga agera kuri miliyoni 424 n'ibihumbi 493 n'amafaranga 991. Aya ni amafaranga bagiye biba muri iyi periyode, muri iki gihe hagati ya Nyakanga, Mutarama na Nyakanga uyu mwaka. Ariko batanze ibirego, hariho abantu batinze gutanga ibirego. Hari abo muganira akavuga ati iyo natinze kugitanga, wamubaza kubera iki, akakubwira ati byanteye isoni kuba natanga ikirego kuko hari n'uruhare rwanjye rw'uburangare, kujya rero kigaragaza ko nabaye indangare, abantu nkabareba bakantwara amafaranga n'igisebo bagahitamo guceceka. Ariko icyo tubabwira ntabwo ari wowe, niba warangaye nibura tanga ikirego gikurikirana, nibura havemo ubutumwa nk'uko hari abandi batari. Aba bantu rero nk'uko mwabonye harimo aba Rusizi, Umurenge wa Mbuzi na Nyakarenzo, harimo n'abafatiwe Gicumbi, Ruhango, Gasabo, Rubavu, Nyarugenge, Kirehe na Muhanga. Ariko mwabonye ko itsinda rinini ari Rusizi. Noneho rero uko babigenza mu mayeri bifashisha, amwe mu mayeri bifashisha, ndagira ngo abafatanyabikorwa, abanyamakuru, ubutumwa butugereze hariya, kuko aya mayeri baramutse bayirinze, ibi ni ibyaha bishobora kwirindwa igihe cyose buri munyarwanda aziyigisha ko kugira amakenga
ari byo bintu byagufasha kuba ibi byaha twabikuriye. Bahamagara abantu icya mbere bababwira ibikorwa runaka. Ikintu cya mbere bakora bakina n'amarangamutima y'abantu, gukina n'amarangamutima y'umuntu bahamagaye. Tuvuge uwo mujura umwe arahamagara akiyita umukozi w'urwego, umukozi wa company ya telecommunication yita, akakubwira ati hari gahunda ya momo pay iriho kandi turashaka kuyikwinjizamo kugira ngo tubone amafaranga meza kandi menshi. Icyo gihe utagize amakenga ahita agwa muri wa mutego, agahita akubwira ati rero kugira ngo tukwinjizemo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri, akakubwira imibare 5555 muri make iyo ni kode, akongera akabatishyiraho akanyenyeri 676 nurangiza ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma nurangiza ushyireho pin, ushyireho urwego, ushyireho umubare w'ubanga wawe, ushyireho urwego. Iyo mibare ya nyuma navuze ni 67668, ubyumva bari imibare ariko uwo ni umubare w'amafaranga, ugasanga bamuhereje 65,000 kuri kode ya 555. Ubwo amafaranga yawe. Cyangwa se akakubwira ati mobile money yawe yapfuye. Ni gute umuntu akumenya ko mobile money yawe yapfuye cyangwa Airtel money? Ngize ugasanga arakubwira ati akanga rero kugira ngo uyisubiremo, ugasanga wabibwiye ntabanje no kubanza kuvuga ngo reka ndebe kuko yapfuye, agahita akanda ya mibare yawe akanyenyeri 182 akanyenyeri 7 akanyenyeri, akakubwira ibyo ukomezaho, warangiza ugasanga igikorwa yakubwiye muri make ni igikorwa cyo guhindura umubare wawe w'ibanga. Ibi turanga kubivuga kugira ngo abari hanze batajyaho nabo bagatangira kubikoresha hano, ariko ugasanga yagushyize atumye uhindura umubare w'ibanga wawe, wamara kuwuhindura kandi ukayihindura kuri kode yagutegetse, ubwo akaba atangiye gukoresha mobile money yawe. Muri make password hari guhamagara bakubwira ko bashaka kukwinjiza mu bintu runaka, hari tombora, hari ibintu bitandukanye, cyangwa se bakaguhamagara bakubwira ati hano ni kwa muganga, hano ni ku ishuri, umwana baramugonze. Nawe igihe bishidikanya ubwo ngubwo umuntu wabwiye umwana baramugonze, amarangamutima yahita yikanga. Hano ni ku ishuri, umwana baramugonze, agahita undi muntu akaguhamagara ati hano ni kwa muganga, ati ni kanaka tuvugana, kumenya izina ry'umuntu akayitanga, ni kanaka tuvugana, yego ni hano ni kwa muganga, amazina y'umwana n'inde kugira ngo tuzifishi y'umwana, kwa guhungabana, kwa kudatuza kwawe, kwa kutagira amakinda. Ugasanga ari kubwira akavuga ati rero umwana amaraso yamushizemo, bikeneye kuwishyura amafaranga. Umuntu akumva ko agiye gusopa ubuzima bw'umwana, akabaroresha amafaranga, nyuma agahita yibuka siko bashobora kuba bashutse. Ikibazo kirimo bibuka ko babashutse nyuma yo gukora igikorwa. Icyo dusaba abantu ni uko umuntu wese uguhamagaye agira ibyo akubwira. Ikintu cya mbere ugomba kugira amakenga, ntubyeme. Ikindi, hari abandi ubwo turagenda tuvuga amayeri menshi bakoresha, ariko turagenda tuvuga mu makeya. Hari undi ukumva umujura ahamagara ati ni wowe Anonsi yatamu Kamusoni, undi ati ni jyewe, ati uguhamagaye ati ni Sere Agnesi w'Ikibeho, undi nawe ati muraho na Sere, ati rero tugufitiye ubutumwa umubyeyi Bikira Mariya yakundira, ati naho mbwiraho ukagira Imana, umubyeyi Bikira Mariya yakuntumyeho akubwira ngo ugurishe ya ngurube yawe. Turabizi ko umubyeyi Adamu, niba ushaka umugisha, ugurishe ya ngurube yawe, umugisha wuzuye, ugurishe ya ngurube yawe, kandi amafaranga uzayatangana nawe. Wa muntu koko akagenda akagurisha ya ngurube, yamara kugurisha ya mafaranga akayatanga. Urabizi neza ko umubyeyi Bikira Mariya adakunda
izo nyamaswa ziri umuntu akagwa mu mutego nk'uwo nguwo, mu by'ukuri iyo aza kuba yagize amakenga yagombye kuba yabyirinda. Ibyo rero niyo tubasaba ngo mugende tugerezeho abaturage mubwire ubutumwa, mubwire ko kugira amakenga aricyo kintu cya mbere gishobora gutuma ubujura nk'ubu ngubu bucika. Hari n'undi ugira gutya akaguhamagara ati mwiriwe, akohereza mesaje akakubwira ati ni umuturanyi wawe. Undi nawe akamusubiza ati umuturanyi wanjye wubu, muri kwibagira umuturanyi wawe, umuturanyi wo haruguru y'umuhanda. Undi nawe agahita amubwira ati ni mama Marine. Undi nawe agahita yikiza. Buriya uko nababwira, uramutse umubwiye niba ushaka kumenya ko uwo muntu agushuka, nakubwira ngo umuturanyi wawe haruguru, umubwire ati umubwire umuturanyi utaba, azahita yikiza. Tuhita tumenya ko ari umuntu. Uvuga ati rero ugize akabazo, ndi mu nama, mfasha unohereza amafaranga aha ngaha, nimbamo ndayakohereza. Muzi ngira ngo mwagiye mubona ubutumwa bwinshi aho umuntu yandika ngo y'amafaranga yohereza hano, nawe byakutana yuko koko ushaka wari ugiye kwishyura utagize amakenga kohereza y'amafaranga. Urumva ko harimo uruhare runini rw'umuturage rwo kutagira amakenga. Kugira ngo rero abaturage bari bakwiye kumva ko igihe kigeze cy'uko ibyaha twabibanya muri ubu. Ibi ni ibyaha bishobora gucika igihe cyose umuntu wese ubu butumwa abugize ubu. Ikibazo kibaho iyo dutanze ubutumwa nk'ubu, hariho abantu biyumvisha ko ubu butumwa ari ubw'abantu ngo badasobanutse b'abaturage, kandi muri statistique dufite n'abantu basobanutse bize bari kandi biga amafaranga atari make. Ni ukuvuga ngo umuntu uri kutwumva, uri kutureba hano, ubutumwa bugira ubwawe ugira make. Wumve ko igihe cyose umuntu aguhamagaye agira ibyo agutegeka kugira icyo ukora kuri telefone yawe, ntugomba gukuka umutima. Umuntu akubwira ngo mobile money yawe bayifunze umutima, nibayifunge, aho bayifungura se ntituhazi. Abandakubeshya nta nubwo yarafunzwe, n'ubwo bushobozi nta nubwo bufite. Umuntu araguhamagaye ngo yitwa kanaka, ngo nawe ugahita wemera ngo nibyo ko kubisha. Kuko kuba bamenya ko nitwa Murangiranzi, bamenya ko nitwa Kalisa Antoine, kuba bamenya izina ry'umuntu cyangwa kuba yaremye. Ibyo rero ibi ni ibyaha dukeka ko ushobora kwirinda. Ikindi navuga, ibi ni ibyaha usanga bijyana n'iterambere, kuko aba bantu babikora bazi neza ingufu inzego z'umutekano, inzego z'ubugenzacyaha, inzego za leta zifite. Baragerageza gukora ibyaha mu buryo buri sophisticated, mu buryo bw'amayeri, kuko ibyo tubona twamushikuza mu telefone kumuniga biragenda bishira, kuko azi neza ko nayimushikuza ntabwo azareba ibitaro byanze bikunze azafatwa. Ibyo byaha bisa violent crime biragenda bivaho, hajyaho ibi twakwita white collar crimes. Ibi byaha bikozwe hakoreshejwe ubugambuzi bushuka, umuntu bakamushuka bakamugira ibyo bamubwira akitangira y'amafaranga. Ibi byaha rero bihanishwa ibihano bitandukanye. Ibihano birimo biratandukanye, aho igihano gitoya gihanishwa igifungo cy'imyaka 2, naho igihano kinini imyaka 10. Ubwo rero urukiko nibwo ruzagena ibihano bazabaha bishingiye ku byaha babahanije. Murakoze cyane. Nk'uko rero mubona iteranira ry'inzego, hari ubutumwa umuvugizi wa polisi nawe cyangwa agira icyo ashaka kubabwira mu rwego rwo kugira ngo abaturage bacu bagumye bayatanga. Murakoze. Murakoze Dr. kugira ngo nk'uko yabikomoje ko hashize iminsi itari mike urubuga nkoranyambaga, urubuga rwa X, ahantu hatandukanye, abaturage batabaza polisi, batabaza abayobozi bacu muri RURA ku kibazo cyari kimaze iminsi ko biba amafaranga bashutswe binyuze mu miyoboro ya telefone mu buryo butandukanye.
nk'uko Dr. Thierry yabivuze, ntawe utaragezweho, abenshi bagizwe n'ingaruka ingeri zitandukanye, boroheje, abize, abayobozi, nubwo wenda benshi badashaka kuza kugira ngo bivuge kuko hari uburyo bumwe umuntu yabafata, ariko database zacu, ubushakashatsi bumaze no minsi bugaragaza ko harimo n'abantu benshi mu by'ukuri batakaye barwego n'umutekano. Ariko nanone hitiwe ibigo bitandukanye, polisi yaritiwe, rura yaritiwe, irembo ryaritiwe, inzego zitandukanye, WASAC, REG, ahantu hose, ndetse n'ibigo by'iyobokamana nk'uko kugeza mu bisobanuro. Ariko reka mvuge urugero rumwe wenda rwo muri polisi. Muri polisi baragendaga bakajya aho bakorera ibizamini, akareba umuntu umaze gutsindwa utabashije gukomeza mu bizamini bya perimi,